Bantu mwese mutuye isi, ubuzima bw'umuntu bufite agaciro gakomeye. Turi kuwa gatatu tariki ya mbere Nyakanga 2020. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Amosi, umutwe wa 5, umurongo wa 14 kugeza kwa 15, n'uwa 21 kugeza kwa 24. Zaburi ni ya 50. Ivanjili yanditswe na Matayo, umutwe wa 8, umurongo wa 28 kugeza kwa 34. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Yezu amaze gufata inkombe yo hakurya mu gihugu cy'Abanyagadara, abagabo babiri bahanzweho na roho mbi baturuka mu irimbi baza bamusanga. Bari ibintu by'ibinyamaswa, ntihagire utinyuka kunyura iyo nzira. Nuko barasakuza bati, uradushakaho iki mwana w'Imana? Wazanywe no gutudurumbanya igihe gitaragera? Hirya yaho rero hakaba umukumbi w'ingurube zarishaga. Roho mbi niko kwinginga Yezu ziti, niba utwirukanye twohereze muri uriya mukumbi w'ingurube. Arazibwira ati, nimuzijyemo. Nuko ziva muri abo bantu zijya muri za ngurube, maze uwo mukumbi wose ukonkoboka mu manga n'umuriri mwinshi, wiroha mu nyanja urarohama. Abashumba barahunga basubira mu mujyi, bavuga ibyabaye byose n'ibyerekeye abahanzweho. Nuko abatuye umujyi bose basanga Yezu, ngo bamubone, baramwinginga ngo abavire mu gihugu. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Yezu akuzwe bavandimwe. Mukristo, dore ikizamini kiri imbere yawe. Hari abajura babiri bayogoje akarere mu kwiba. Umunsi umwe bacunze abakristo bagiye gusenga ku cyumweru, bapfumura amazu yose yo muri quartier, batwara ibikoresho, amafaranga n'amatungo. Abakristo bavuye gusenga basanga amazu yabo ararangaye bibwe. Nuko bararakara cyane, bahita bafata umugambi wo kwiruka kuri abajura n'imihoro n'ibibando. Ese mukristo, nawe uvuye gusenga, nubwo utari waho ngaho bibye, kandi abo bajura wabonye aho barengeye, kandi nawe uboneye amahano bakoze uko bayogoje abaturage. Abajura barihishe ngo batabica. Abakristo nabo bari gushaka ubaha amakuru kugira ngo babone abo bajura, ubundi babereke iki inzara ikorera imisaya. Ese mukristo, uzajya ku ruhe ruhande? Uzajya ku ruhande rw'abakristo cyangwa uzajya ku ruhande rw'abajura? Ati abajura naberekana umutekano kaboneka. Bavandimwe, muri aya masomo tujye kuzirikana ku ngingo yo kutiyoberanya. Ku ruhande rumwe turabona biyoberanya ku Mana, inyuma bakagaragara nk'intama ariko imbere ari ibirura, mbese nk'aba bandi baba bavuye gusenga ariko bagahita bafata imihoro n'ibibando ngo bihorere kubagiriye nabi. Ku rundi ruhande turabona ubutabera bw'Imana burenze ubwa muntu. Imana ijya buri gihe ku ruhande rw'umunyantege nke, uwibasiwe, utotezwa, kubera ko Imana izi agaciro gakomeye k'ubuzima bw'umuntu. Byumvikane, Imana izajya ku ruhande rwa bariya abajura babiri nubwo bayogoje abakristo, ariko Imana ntiyakwishimira ko bapfa, izabarengera boye kubatema, hanyuma isigare baguyaguya ngo bisubireho bagaruke mu murongo mwiza. Ngako agaciro k'umuntu imbere y'Imana, agaciro k'abajura babiri imbere y'amafaranga n'ibikoresho by'abakristo byibwe, agaciro k'abantu babiri imbere y'umukumbi w'ingurube. Mu isomo rya mbere, umuhanuzi Amosi uyu munsi aracyaha biyoberanya mu gushimisha Imana bayiryarya by'inyuma, mu kuvuga amasengesho, gutura. Ati, nanga urunuka kandi nkagaye ingendo mukora muje kundamya, no mu maturo yanyu nta na rimwe rinshimisha, ahubwo uburenganzira nibudendeze nk'amazi. Bavandimwe, gusenga cyane, gutanga imfashanyo, kurata ibintu, imitungo, amafaranga, ibi byose watanga uryarya, nta mutima ubitanganye, ni ubusa imbere y'Imana. Yezu ati, icyo nshaka si ibitambo ahubwo ni impuhwe. Izi mpuhwe nizo Yezu yatugaragarije mu Ivanjili ya none, aho akiza abantu babiri bahanzweho na roho mbi. Nuko Yezu mu gukiza roho mbi zari muri aba bantu, azohereza mukumbi w'ingurube w'abaturage. Nuko mukumbi wose ukonkokera mu nyanja. Ku ruhande rwa bamucoma n'ababojozi no mu maso y'abaturage b'Abanyagadara, Yezu agize nabi, arabahombeje bikabije. N'ikimenyimenyi bahise bamwirukana mu gihugu cyabo. Ariko ku rundi ruhande rw'Imana, Yezu yungutsa abantu. Imana iratomboye, ibyungukiyemo, yungutsa abantu bayo shitani yari yarigabije. Kuri Yezu, nubwo ingurube zaba 1000, umuntu umwe azirusha agaciro, ntiwabona icyo wagurana amagara y'umuntu. Aho kugira ngo Yezu aguhombe, yahomba imitungo n'amatungo. Ese muvandimwe, nawe wahitamo kubona ibintu ukabura abantu? Wahitamo kwica bagenzi bawe muhanganye ngo ujye ku butegetsi wowe ukabirukankaho ngo ubice bakurihe ibyawe? Wahitamo kubona ibintu ukabura Imana? Ugashimishwa no kwirukana Yezu mu rugo rwawe, mu mutima wawe, ngo aguhe ubwisanzure ukomeze kwidagadura mu ngeso mbi
wirohe mu busambanyi, ubwandavure mu bukozi bw'ibi bwose, ngo Yesu atakureba nabi ngo nakubise abagiye. Waba umugira nabi, waba umugira neza, mwembi muri aba Yesu. Abakristo bava gusenga bakiyoberanya ku manywa, bakirwa mu by'Imana, mu byumba, muri kiliziya basenga, ariko nijoro bagafata imihoro n'intwaro za sekibi, bakarwanya bagenzi babo, bakarwanya Yesu bakamwirukankaho, kandi Yesu yarabagaburiye, yarabagiriye neza. Mu minsi yashize muri Afurika yo hirya kurere, misa yarasohotse, nuko sekibi yinjira mu basore babiri, umwe wari uri gucuranga n'undi wari uri gutera igipimo muri korari. Inzara yarabariye, babura aho bateka imitwe, bigira inama yo kwiba amakanzu y'abapadiri, barayambara, bajya gusaba icumbi ku mukire wacuruzaga amabuye y'agaciro. Uwo mukire n'umutima mwiza abonye ari abapadiri, abitaho uko ashoboye kose, arabagaburira, abaha n'icyumba cy'imbere yewe. Nuko ntiyirwa n'ababaza byinshi, dore ko yari no mu gahinda gakomeye, bwari bucya ashyingura umwana we. Nuko mu gicuku abacu bumvise bose basinziriye, baranyonyomba buhoro buhoro, bafungura icyumba bari bizeyemo y'amabuye y'agaciro. Bagezemo bahita babadukana ya sanduku, kandi bumva iremereye koko. Bati turatomboye, turakize, birarangiye. Bariruka, nuko bugiye gucya barapfundura ngo bagabane ikirimo, basanga ari umurambo urimo. Wa mwana wa muntu wabacumbikiye akabagira neza, bahita bagwa hasi. Ntukiyobarinye muvandimwe, Matayo 5 muzumirwa, Matayo 5:5 muzatungurwa. Shitani ikunda abantu b'Imana bavuye gusenga, bavuye kuririmbira Imana. Buri gihe yo ibirekereje, yibonye iri gutera imbere mu bukristu, ngo igucungishe, igufatishe, ibone uko ikwigarurira, ikagushora mu bujura, ukajya guhemukira abandi, ukajya gusahura iby'abandi. Yezu we si urota akabona uragarutse mu kiliziya, akajya ku ruhande rwawe, ajya ku ruhande rw'umunyabyaha, atari uko amushyigikiye mu mafuti, ahubwo ashaka kumukiza, kumugarura mu nzira nziza. Ese muvandimwe, ntaho warutishije ibintu abantu, ntaho wirukanye Yezu umutima wawe, mu nzu yawe, mu rugo rwawe, ukomeza wisanzura mu kibi, winezeza, widagadura ngo ushake guhaga ibibi. Bikira Mariya ikibeho ati, nimusenge ubutitsa kandi nta buryarya. Abantu ntibagisenga, kandi no mu basenga abenshi ntibagisenga uko bikwiye. Ye baba we, mubyeyi, gerageza nubwo bigoye, urandura imigenzo yo kwiyerurutsa, kwibonekeza, kwiyoberanya, dore ko kwishushanya ntawe byahiriye, uzasarura kwiheba no gutungurwa nabi, agahinda. Nuko rero muvandimwe, uharanire kurengera ubuzima bw'ikiremwa muntu aho uri hose. Uwitwa bosi yorohereze umukozi we, nta kumurenganya. Ntugakoresha umuntu nk'ikintu nk'ikimashini cyawe. Zinukwa uburetwa no gupyinagaza abandi. Umubano cyangwa ubucuti bwanyu ntibugashingire ku mafaranga cyangwa imitungo, ahubwo kuba umuntu no ku buntu bw'Imana. Abana bato bahohoterwa ubarengere, ababyeyi gito n'ababangavu bica uduhinja ngo kuko tudashobora kwivugira, bakarwana ku cyubahiro cyabo, bakirukana abamarayika, bakirukana Yezu inzirakarengane. Mutabare babyeyi, murengera abo batagira kivugira. Bityo muvandimwe, uko uvuye gusenga, uharanire guhuza imbere n'inyuma. Isengesho ryawe rihure n'ibikorwa byiza byo kurengera abaciye bugufi no gukoresha ubutabera bw'Imana. Ako kantu Yezu aragakunda. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyoseze ya Cyangugu.